Umva, kuri uyu mubumbe w'isi dutuyeho turenga miliyari 8 z'abantu. Harimo abantu bagiye bafite imimerere n'imiterere idasanzwe, imiterere itangaje cyane, ituma batandukana kure cyane n'aba bantu basanzwe tubona. So, nguhaye ikaze muri iyi video ya none, aho ngiye kukwereka abantu 15 badasanzwe. Umva, utapfa kwemera ko babaho kugeza igihe ubiboneye n'amaso yawe abiri nyagasani yakwihereye. Mbere gato yuko ntangira, nyaboneka ku bushake bwawe nta gahato, reba aho hepfo handitse subscribe, uhakande ukore subscribe kugira ngo tuzabashe kugumana no mu bindi biganiro byiza turimo kugutegurira kuri iyi YouTube channel Charles Tips. Natinze mu magambo, mu bantu batangaje naguteguriye, reka mpere kuri iyi witwa Lalith Patidar. Umugore n'umugabo bo mu Buhinde baguye mu kantu umunsi bibaruka bebe ufite umusatsi mu maso. Iyi nkuru yarabashenguye, ibashengura byisumbuyeho igihe abadogiteri bavuze ko nta muti uhari ushobora kuvura uyu mwana ngo akiri iki cyago cyo kumera umusatsi mu maso. Wa mugani w'umunyarwanda ngo ibyaye ikibazo irakirigata. Uyu mugore n'umugabo bariyakiye kandi bakira umwana wabo, baramurera ndetse arakura, gusa ntibyari byoroshye habe namba, kuko nubwo ababyeyi b'uyu mwana bamwitagaho ndetse bakanamufata neza nk'umuntu usanzwe, abandi bantu bo hanze basanzwe bo batinze kumwakira ku buryo babanje kujya bamuha akato, gusa nyuma baje kumwakira nk'abandi muri sosiyete. Anthony Rofredo, uyu ni umusore nge nafata nk'inkunguzi, kuko yabyirukanye intego yo gusa nk'ikivejuru alien, ndetse ibi bikaba byaramusunikiye gutemesha amatwi ye ndetse yishyirishaho amatatuwaje ku mubiri we wose. Tatuwaje no gukata amatwi abonye bidahagije ngo ase nk'ikivejuru, uyu musore yiyongeje gukata umunwa, gukata amazuru, amaso yayahindura icyatsi ndetse ururimi rwe arusaturamo ibice bibiri bingana. Nukabonye ari byiza, niko gukata intoki ebyiri mu ntoki 5 zigize ikiganza, mu maboko apfundagiramo amasaro. Uyu munsi uyu mugabo afatwa nk'umuntu ugaragara bitinyitse kurusha abandi bose bo kwisi ya nyagasani. Mandi Sela, uyu ni umukobwa bavutse afite disordre mu maguru. Ibi bimukururira kugira amaguru abyibushye cyane kurusha ibindi bice by'umubiri, ku buryo amaguru ye yonyine apima ibiro 95. Ibi byaramubangamiye cyane, bituma abaho ubuzima bwuzuye uburibwe. Kuruba imbago nizo yifashisha kugira ngo abashe gutarambuka, ndetse agenda mu modoka ye yabugenewe bijyanye n'ubumuga bwe. Nyuma yuko yabazwa akaguru k'ibumoso bakagakatira mu ivi batekereza ko byagabanya uburibwe byibuze, ntibyamuhiriye kuko nibwo ako kaguru karushijeho kubyibuha ku muvuduko wo hejuru. Nubwo bimeze bityo ariko, Mandi Sela afite icyizere ko umunsi umwe abadogiteri bazabonera umuti urambye aya maguru ye. Gary Turner w'imyaka 43 ni umugabo wavukanye disordre yitwa Ehlers Danlos mu ruhu rwe. Ibi bikaba byaratumye agira uruhu rukweduka cyane ku buryo inda ye yonyine iyo ayikweduye ashobora gutwaramo ikiro cy'ubugari. Gusa uruhu rwe yarubyaje umusaruro kuko rwamufashije kwegukana ibihembo mu marushanwa nk'umuntu ufite uruhu rukweduka cyane kurusha iz'abandi. Abigail na Brittany Hensel, aba ni abana babiri bavutse ari ibimani bafatanye. Buri wese akaba afite umutwe we, gusa bakaba basangiye igihimba, amaboko n'amaguru. Ni ukuvuga ngo imirimo bakora yose ni ngombwa ko bayifatanya. Aba bakuze ari ntaribi, bafasha ababyeyi babo ku turimo two mu rugo ndetse bariga baraminuza bararangiza. Kuri ubu bakaba batewe ishema n'isheja no kuba bari mu bumwuga mu mashuri abanza. Didier, uyu ni umwana wavukiye muri Colombia. Avuka bisanzwe, gusa avukana inyonjo ya kasa mutwe izengurutse umugongo hafi yo kwahuranya inda yose. Kubera ko ababyeyi be batari bishoboye ngo bamuvuze akire, baje kumurera uko yavutse, gusa ku bw'amahirwe inkuru y'uburyo uyu mwana ateye yaje kunyura mu binyamakuru. Abagira neza bamutera inkunga,
iyi nyonjo yavutse ahetse ku mugongo barayibaga Didi yabarokotse atyo. Tracy Johnson uyu ni umwana wavutse afite amahirwe ya ntayo yo kubaho kubera ko yavutse afite isura bwataraye, izuru risatuyemo ibice bibiri bitandukanye, umunwa usatuye n'amaso atagaranye cyane. Uyu mwana bagerageje kumubagisha mu badogiteri bakomeye kugira ngo barebe niba isura ye yaba nzima, gusa biranga bibi by'ubusa. Tracy yatangaje abadogiteri batigeze bizera ko yabaho bitewe n'iki cyago yavukanye, maze ku buryo butangaje abaho imyaka 13 yose, bituma aba umuntu wa mbere wavukanye iyi disordre akabasha kurama imyaka myinshi. Zion Clark uyu ni umugabo wavukanye disordre bita caudal regression syndrome, yamuteye kuvuka afite igihimba cyonyine gusa nta maguru afite. Ubuzima bw'uyu mugabo bwahindutse guhera igihe umugore umwe yaje kumwadobuta, aramurera amwitaho ku buryo yakuze akavamo umwatlete ukomeye cyane ku rwego mpuzamahanga. Nyuma abakunzi be n'umuryango we baje kumufasha, maze yandika igitabo kimwitiriwe yise Zion Unmatched. Tugenekereje mu Kinyarwanda, iki gitabo yakise Zion utarahujwe. Ikindi nakubwira nuko uyu mugabo Zion Clark yaciye agahigo kari we muntu wa mbere wirukanse metero 20 akoresheje amaboko mu masegonda make cyane. Yirukanse metero 20 akoresheje amaboko mu masegonda 4.7. Nick Dismetsek uyu mugabo uzwi cyane kuri social media yavutse bisanzwe nk'abandi bana bose. Nyuma za kugira umwaku, uruhu rwo ku isura ye ruza gukura cyane mu buryo budasanzwe. Nyuma yaje kwibagisha inshuro zigera kuri 2, gusa ku bw'amahirwe make ntibyagira icyo bitanga. None bakabateganya kongera kubagwa aho yizeye ko iyi nshuro ashobora gukira. Uwo ni Nick Dismetsek. Cyclops baby umugore umwe wo mu Buhinde yatunguye abadogiteri umunsi yibarukaga umwana ufite ijisho rimwe mu gahanga rwagati, nta zuru afite, nyamara ibindi bice by'umubiri byose yarabyujuje. Uyu muziranenge kugira ngo ahumeke bamucometseho ibyuma byongera umwuka, gusa ku bw'amahirwe make nta masaha 24 yamaze kuko yapfuye umunsi yavutse mutararangira. Claudio Vieira de Oliveira uyu mugabo wavutse ari impine mu maguru n'amaboko, ijosi n'umutwe bicuramiye mu mugongo, yasaga nk'utazavamo umuntu. Ibi byatumye abaganga bagira inama ababyeyi be kureka uwo mwana akipfira, gusa ababyeyi be bashyira ibiti mu matwi bati twabyaye ikiboze reka tukirigate. Baremera baramurera bashaka uburyo bamufasha kubaho nk'abandi mu bumuga bwe. None nyuma ubumuga yavukanye ntibwamubujije kuvamo umucungamutungo w'igitangaza, ndetse yagiye anazenguruka ibice bitandukanye hirya no hino ku isi atanga ubuhamya ndetse akwirakwiza ubutumwa bwubaka. Sam Burns ni umwana wavukanye disordre bita progeria itera umubiri w'umuntu gusaza ku muvuduko wo hejuru cyane. Ababyeyi be bakoze ibishoboka byose kugira ngo bamufashe akire, gusa biza kuba iby'ubusa. Uyu mwana nubwo yakuze azi ko agomba gupfa vuba cyane bitewe n'ikibazo cy'umubiri we wasazaga vuba yari afite, ntibyamubujije kubaho ubuzima yishimiye, ndetse agira n'abandi bantu inama y'uko bagomba kwishimira ubuzima bafite muri iyi si. Sam Burns yapfuye afite imyaka 17, gusa na nuba akibukwa bitewe n'inyigisho nziza yatangaga zijyanye no kwishimira ubuzima. Myrtle Corbin uyu ni umukobwa wavutse afite amaguru 4, 2 yo mu mpande maremare n'andi 2 magufi rwagati. Uyu mukobwa bivugwa ko yabayeho mu kinyejana cya 19. Kuvukana amaguru 4 ntibyigeze bimubuza kubaho ubuzima busanzwe nk'abandi bantu, kuko nk'uko ubibona aha ngaha kuri aya mafoto yafashwe, uyu mukobwa yabashije gukora igikwe ku myaka 19 n'umugabo Nyagasani yamwihereye, ndetse akaba yarabyaye abana bagera muri 4.
Lindsay Hilton uyu ni umugore wavutse nta maguru cyangwa amaboko afite. Gusa nubwo yavutse uko, uyu mwari ntabwo yigeze yiha kato cyangwa ngo asigare inyuma namba, kuko ubumuga yavukanye butamubujije guterura za riteri, gukina imikino igiye itandukanye nka hockey, soka n'umukino wo koga. Mu mashuri ye ya segonderi yakinye rugby, ndetse uyu munsi ni umukinnyi wa atletism wabigize umwuga. Uyu mugore iteka aharanira kudasigara inyuma y'abandi hejuru y'ubumuga bwe, ahubwo agakora cyane kugira ngo arusheho kubaho neza. Nsanzimana Elia. Umusore witwa Nsanzimana Elia ni umwana wavukanye imiterere idasanzwe, ibi ndetse bimuviramo imbogamizi mu myigire ye. Ubuzima ntibwamworoheye kuko inshuro nyinshi abantu baramubangamiraga bavuga ko asa na chimpanze, cyane ko yakundaga kurisha ubwatsi kuruta uko yarya ibiryo byatetswe mu nkono ya nyina. Nyuma yuko inkuru y'uyu muhungu ibaye kimomo ku mbuga nkoranyambaga, abagira neza bakusanyije inkunga bayiha umubyeyi w'uyu mwana, maze Elia bamujyana ku ishuri ariga, yigishwa imico nk'iy'abantu areka y'inyamaswa, none ubu yibereye icyamamare. Wakoze kubana nanjye muri iki kiganiro cya none. Nyabuneka reba neza ko wakoze subscribe kuri iyi YouTube channel Charles Tips. Kora subscribe kugira ngo tuzabashe kubana mu bindi biganiro byiza turimo kugutegurira. Karibu tubane muri iki kindi kiganiro.